Reka ngusubize inshuti muvandimwe nkubwira nti shalom shalom, umeze ute? Ndizera ko umeze neza cyane. Uyu ni wa mwanya rero mukunda cyane w'ikiganiro ubusobanuro bw'inzozi mutegurirwa na Princess TV mukakigezwaho nanjye Serena Rose. Uyu munsi rero ngiye kubaganirira ku biganiro bitandukanye bigendanye n'inzozi mwagiye murota. Ngiye guhera rero kuri wowe warose ukarota imbwa, ukabona imbwa ikwirukankana. Iyo warose imbwa rero bivuga ko ni umwuka mubi cyane, ni umwuka w'ubusambanyi uri ku buzima bwawe. Biba bigusaba rero kugira ngo usenge cyane utabaze Yesu aze agukureho uyu mwuka mubi w'ubusambanyi ku buzima bwawe. Reka mvuge rero kuri wowe waba wararose ihene ukabona ihene urimo urayikurura cyangwa se ukabona ihene zirakuzengurutse, uzamenye ko ari umwuka w'ubwibone uri ku buzima bwawe. Bigusaba rero gusenga cyane, ntabwo ari umwuka mwiza, kugira ngo Yesu aze agukureho uwo mwuka, agukureho ubwo bwibone. Kimwe n'uko ushaka kurota rero ukarota wisiga makiyaje, wisiga fondote n'ibindi bintu bigendanye n'ibyo ngibyo, byose bigaragara ko ari umwuka w'ubwibone uri ku buzima bwawe. Byose rero bikurwaho no gusenga. Reka nkomeze rero nawe warose urimo kumesa ukabona urimo uramesa imyenda. Nurota umesa imyenda rero ubundi kumesa, umesa umwenda kugira ngo umwanda uvemo, wa mwenda uke use neza. Ibi bigereranwa rero no kwihana ibyaha cyangwa se kuba wari ufite ibyaha ku buzima bwawe ukaba urimo kwiyeza kugira ngo utungane imbere y'Imana. Nibyo bisobanura kuba wabonye urimo kumesa imyenda. Reka nkomeze rero nawe wambwiye uti narose nkina umupira ariko nari rimo gucengana cyane, mbona bangose hirya no hino ngacenga bikanga, nkakomeza bikanga, ariko byaje kurangira nsinze igitego. Izi nzozi rero zisobanuye ko ubuzima ubayemo ni ubuzima butakoroheye, ugerageza gukora hirya no hino, ukagerageza bikomeye ngo ureke wava muri ubwo buzima, ariko ugahura na byinshi bigenda bikunaniza. Izo nzozi rero zisobanuye ko Imana yashatse kukwereka ko nubwo urimo kunanizwa, nubwo bikugoye, ariko ugiye kwinjira mu gihe cy'ubutsinzi, ugiye kwinjira mu migisha yawe, ibihe byawe bigiye guhinduka. Reka nkubwire rero nawe wambwiye uti narose imvura inyagira ari nyinshi, igenda ihitana amazu, ihitana amamodoka, haza umwuzure n'ibindi. Kuba wararose rero iyi mvura ni imvura mbi cyane, bisobanuye ko ari ibigeragezo bikomeye bigiye kuza ku buzima bwawe cyangwa se urimo kunyuramo. Izi nzozi rero niba warazirose biragusaba ko usenga Imana cyane, ubundi ikagukuriraho ibi bigeragezo cyangwa se ikagufasha kubinyuramo neza. Wewe warose imvura rero ushaka no kurota imvura, ari akavura keza, ari akavura gakeya kagenda gakeya. Icyo gihe nurota ko kavura keza uzamenye ko ari umugisha ugiye kwinjiramo, hari ibihe ugiye kuvamo bibi, hari ibindi bihe byiza ugiye kwinjiramo. Reka ngushimire rero wowe wakurikiranye kino kiganiro ubusobanuro bw'inzozi utegurirwa na Princess TV ukakigezwaho nanjye Serena Rose. Mubwire nti nakagaruka, ariko nkwibutsa gukora subscribe ndetse na like na share ku nshuti zawe. Benshi bajya barota ariko ntibamenye ubusobanuro bw'inzozi zabo cyangwa bamenye icyo Imana yashatse kubereka mu nzozi zabo. Nakagaruka rero, bye bye.